imbaraga. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mwami Yesu turagushima, turakwamamaza, turagushyira hejuru, turavuga ko ukomeye, turavuga ko uhambaye. Oh haleluya, uri umunyembaraga, uri umunyamaboko. Oh haleluya, haleluya. Izina ryawe niryamamare, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Oh haleluya, himbazwa, amamara, shyirwa hejuru, uri umunyamaboko. Oh haleluya, turaguha icyubahiro, turavuga gukomera kwawe, turavuga imbaraga zawe, turavuga kuri Imana, turavuga ko uhambaye. Oh haleluya, izina ryawe niryamamare, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Oh haleluya, turamamaza imirimo yawe, turamamaza imbaraga zawe, turamamaza icyubahiro cyawe, turavuga gukomera kwawe Kristo. Oh haleluya, abakwishingikirijeho ntabwo dukorwa n'isoni, ahubwo turahemburwa, duhabwa imbaraga nshya. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Oh haleluya, turagushima, turakwamamaza, turavuga gukomera kwawe, turavuga imbaraga zawe. Oh haleluya, oh haleluya, uri umunyembaraga, urakomeye Kristo. Izina ryawe turishyize hejuru. Oh haleluya, oh haleluya, turagushimye. Uri Imana igendana natwe, uri Imana itwitaho, uri Imana iturengera, uri Imana idutabara. Oh haleluya, izina ryawe turaryamamaje, izina ryawe turarihamya, izina ryawe turariramya, izina ryawe turavuga ko rikomeye, izina ryawe turavuga ko rihambaye, izina ryawe turavuga ko risumba byose. Oh haleluya, izina ryawe mwami iyo turivuze abadayimoni barahunga, izina ryawe iyo turivuze indwara zirakira, izina ryawe Yesu iyo turivuze inzira aho zitari ziracika. Oh haleluya, oh haleluya, izina ryawe iyo turivuze. Oh haleluya, wari urushye subizwamo imbaraga, turavuga gukomera ku izina rya Kristo Yesu. Oh haleluya, iryo ni ryo twitirirwa, izina rya Yesu, iryo ni ryo tuvuga, izina rya Yesu, iryo ni ryo duhamya, izina rya Yesu. Oh haleluya, turavuga ko rikomeye, turavuga ko rihambaye, turavuga ko risumba byose, turavuga ko ari izina rifite imbaraga, turavuga ko ari izina rifite ubutware, turavuga ko ari izina rifite icyubahiro, turavuga ko ari izina ribohora, turavuga ko ari izina rigenda mu mbaraga n'ubutware n'icyubahiro, turavuga ko ari izina rikomeye, izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Oh haleluya, 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 mwami w'abami. Oh haleluya, turarishyira hejuru, turavuga ngo niryamamare iryo zina, niryamamare iryo zina, nirishyirwe hejuru iryo zina, nirihimbazwe iryo zina. Oh haleluya, turavuga ko rikomeye. Oh haleluya, ryamamare mu buzima bwacu, ibindi byari bifite amazina akomeye bimenagurwe. Oh haleluya, izina rya Yesu Kristo ryamamare mu mibereho yacu, ibyari bifite amazina akomeye birimburwe, izina rya Yesu niryamamare. Oh haleluya, ibyari bifite andi mazina asa naho akomeye birimburwe, bimenagurwe, byamburwe ubutware n'ubushobozi. navuga ngo haleluya, izina rya Yesu Kristo rifite ubutware, rifite imbaraga, rifite icyubahiro rigendamo gukiza. Oh haleluya, iryo zina niryo duhamya, iryo zina niryo turamya nonaha tugisenga, kugira ngo mwami ibindi byose byihaga amazina akomeye. Oh haleluya, biryamburwe, ryamamare ku mazina yacu, ryamamare ku mibereho yacu, ryamamare. Oh haleluya, iryo zina ry'Yesu niryamamare, niryamamare, niryamamare mu ngingo z'imibiri yacu, niryamamare. Oh haleluya, iryo zina rya Yesu Kristo niryamamare, turaryamamaza, turavuga ko rikomeye. Oh haleluya, 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 amen. Mwene data, izina rya Yesu Kristo
ryamamare mu buzima bwawe maze urusheho kubohoka. Ndavuga ngo izina rya Yesu Kristo niryamamare mu mibereho yawe maze urusheho kubohoka. Haleluya. Navuga ngo izina rya Yesu Kristo niryamamare maze urusheho haleluya kubona imbaraga z'Imana. Haleluya. Turatura rero ngo izina rya Yesu Kristo ryamamare mu byawe byose. Haleluya. Aho uri hose maze urusheho kugira amashimwe. Haleluya. Aremwe n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Turaguhesha umugisha wo kubona izina rya Yesu Kristo rikora ibishya. Haleluya. Turahesha umugisha ubuzima bwawe, umugisha wo kubona izina rya Yesu Kristo rikora ibishyashya. Haleluya. Izina rya Yesu Kristo rero rirushaho kwamamara no gushyirwa hejuru mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, mu mishinga yawe, mu rugo rwawe. Haleluya. Haleluya. Turashima rero iryo zina rya Yesu Kristo, tubone ryongera gukora ibitangaza bishya mu buzima bwawe aho uri hose mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Izina Imana yacu ni izina ryayo, izina rya Kristo, izina rya ngo n'Uwiteka. Haleluya. Rirushaho kwamamara no gushimwa, hanyuma ibindi byose tubone biburizwamo. Haleluya. Indwara ziburizwemo, imivumo iburizwemo. Haleluya. Ibibazo biburizwemo, ibitubangamira biburizwemo, ibitubuza amahoro biburizwemo. Haleluya. Tubone gukomera kw'Imana yacu gusa, tubone izina ryayo ritangaje. Haleluya. Turacyasenga Imana rero, tugiye kuba tuvuga ngo imirimo y'umwanzi Satani iburizwemo. Haleluya. Tuvuge ngo haganze izina rya Yesu, imirimo y'umwanzi Satani iburizwemo. Haleluya. Reka tubyature nabyo. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turavuga ngo izina rya Yesu Kristo riganze cyane, maze imirimo y'umwanzi Satani iburizwemo, uburwayi buburizwemo, imirimo y'umwanzi Satani iburizwemo. Izina rya Yesu Kristo riganze cyane mu mibereho yacu, mu buzima bwacu, ibitubuza amahoro biburizwemo. Haleluya. Ibiduteza impagarara biburizwemo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turaryamamaza, niriganze cyane. Iryo zina rirakomeye, ririmo imbaraga, rifite ubutware, rifite icyubahiro, niriganze mu buzima bwacu. Ibindi byose biburizwemo, imirimo y'umwanzi biburizwemo, ivuye ku bagome biburizwemo, inama z'ikuzimu ziburizwemo, inama z'abakoresha shitani ziburizwemo, ibitero by'ikuzimu biburizwemo, ibiduhagurikira biburizwemo. Haleluya. Nonaha haganze izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Haganze izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Haganze izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Ibindi biburizwemo. Haleluya. Imbaraga zidutera ziburizwemo, imbaraga ziduhagurukira ziburizwemo, ibidutondagira by'ikuzimu biburizwemo, imivumo iburizwemo. Nihaganze izina rikomeye rya Yesu Kristo n'imirimo yaryo gusa nibyo twamamaza, nibyo tuvuga. Haleluya. Turavuga ngo haganze izina rya Yesu n'imbaraga zaryo, kuko iryo zina rya Yesu rirema amashimwe, kuko iryo zina rya Yesu ritanga ubuhamya bushya, kuko iryo zina rya Yesu ritanga imbaraga nshya. Turavuze rero ngo haleluya. Riba ari ryo riganza, riba ari ryo ritegeka, ibindi byose biburizwemo. Izina rya Yesu Kristo iryo ryonyine riganze mu buzima bwacu. Haleluya. Ibivuye ikuzimu iburizwemo, imirimo y'ikuzimu iburizwemo, iy'abagome iburizwemo, inama z'abagome ziburizwemo, ibyaduteraga biburizwemo, ibitunyeganyeza biburizwemo, ibitubuza amahoro biburizwemo. Haleluya. Duhinduye ubusa. Haleluya. Duhinduye ubusa imirimo y'umwanzi Satani. Turavuga ngo izina rya Yesu Kristo gusa riganze, kuko izina rya Yesu aho riganje haboneka amashimwe. Izina rya Yesu Kristo aho riganje haboneka icyubahiro cy'Imana. Izina rya Yesu Kristo aho riganje, haleluya, haleluya, haboneka ubuhamya. Turavuze ngo rero izina rya Yesu Kristo riba ari ryo riganza, maze Satani aburizwemo, imirimo yiburizwemo, abakora Satani baburizwemo, inama zabo ziburizwemo. Haleluya.
tuguhaye icyubahiro Kristo. turavuga ngo izina ryawe riganze mu mazina yacu, mu mibiri yacu, mu mishinga yacu, haleluya, mu gusenga kwacu. izina ry'Yesu riganze, imirimo y'umwanzi Satani buriswemo mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. turavuze ngo iryo zina riganze, 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 ritegeke, haleluya, riremo ubuhamya, haleluya, yo haleluya. ibindi mwami, ibindi byose nibiburizwemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. haleluya, 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 haleluya. ikitavuye ku mwuka w'Imana mu buzima bwanjye kiburizwemo n'izina rya Yesu Kristo. mwene da, ikitavuye ku mwuka w'Imana ku buzima bwawe kiburizwemo n'izina rya Yesu Kristo. ikitavuye ku mwuka w'Imana mu mibereho yanjye no mu mibereho yawe kiburizwemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. haleluya. ikivuye ku mutima w'Imana kikayoborwa n'umwuka wera kiba ari cyo cyuzura, kiba ari cyo gisohora ku buzima bwawe, ku mazina yawe, mu rugo rwawe, mu mibereho yawe. haleluya, haleluya. ibindi byose tubihinduye ubusa, tubihinduye zeru, tubiburijemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. haleluya, haleluya. izina ry'uwo mwami rero ni riganze cyane. aho riganje haboneka ubuhamya bushya, aho riganje haboneka imbaraga nshya, aho riganje haleluya haboneka umucyo. aho iryo zina ry'Yesu riganje, haleluya, haboneka gukiranuka k'Uwiteka. haleluya, haleluya. aho iryo zina ry'Yesu riganje, haleluya, 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 haboneka indirimbo nshya. turavuze ngo iryo zina rya Yesu Kristo riba ari ryo riganza cyane mu buzima bwa, mu rugo rwawe, haleluya, mu byo ukora byose, kugira ngo haboneke indirimbo nshya. izina ry'uwo mwami w'abami nirishyirwe hejuru, izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. haleluya, 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 amen. haleluya, haleluya, haleluya. navugaga ngo Satani tumubona atsindwa, ntatsindwe rimwe gusa, ntatsindwe kabiri gusa, ntatsindwe gatatu gusa, ahubwo atsindwe burundu. haleluya. aho ujya hose ubone Satani atsindwa. ndatura ku buzima bwawe umugisha, ngo aho ujya hose ubone Satani atsindwa, icyo ukora cyose ubone Satani atsindwa. haleluya. Imana yacu iganze, itegeke, maze ubone Satani atsindwa. mu mishinga yawe ubone Satani atsindwa. haleluya, haleluya. atsindwe, yongera atsindwe, yongera atsindwe. haleluya. ku ruhande rwacu bibe kuririmba intsinzi. ndatura ku buzima bwawe mwene da, ngo Uwiteka gwe kuririmba intsinzi. uririmba intsinzi ugenda mu muhanda, uririmba intsinzi uri mu rugo, uririmba intsinzi uri mu kazi, uririmba intsinzi mu cyo ukora cyose. intsinzi itari y'abantu, ahubwo intsinzi y'Uwiteka hejuru ya Satani n'abamukorera. haleluya. wesheje umugisha mu izina rya Yesu Kristo, ngo uririmbe intsinzi mu izina rya Yesu. Imana yacu niyamamare kandi nishyirwe hejuru. turacyasenga Imana, reka nonaha twongere duhuze ubuzima bwacu n'amaraso ya Kristo. aho uri hose uhuza ubuzima bwawe n'amaraso ya Kristo. amaraso ya Kristo, haleluya, atugaragariza rwa rukundo ruhebuje. Imana yadukunze rudatangaje cyane, kubona hari uwagupfira umunyabyaha. haleluya. ayo maraso yo tuyatuye ku buzima bwacu. haleluya, haleluya. ubuzima bwacu bubonekaho rya jwi ryiza, ubuzima bwacu bubonekaho kwera, ubuzima bwacu bubonekaho kwemerwa iyo twatuye amaraso Yesu Kristo. haleluya. reka tuyature rero kandi tuyahuze n'inyigo z'imibiri yacu. haleluya. mu izina rya Yesu Kristo ndagotomera amaraso ya Kristo, ndayiyuhagiza nonaha, ndayatura ku buzima bwanjye, kugira ngo mwami w'abami nongere kugaragaraho kwera kwawe, uko amaraso yawe. haleluya. ni amaraso atweza, ni amaraso
amaraso atubohora, ni amaraso aduhumanura, ni amaraso aturogora, ni amaraso adukuraho umwanda, ni amaraso ya Kristo. Haleluya. Ayo ngayo ndayagotomera, ndayahuza n'ingingo z'umubiri wanjye, nagende mu magufa, nabe mu misokoro. Ayo maraso ya Kristo, haleluya. Nonaha, 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 amaraso ya Yesu nanyuhagire, amenagura ibirego, menagura ibyaha. Amaraso ya Yesu Kristo nanyuhagire, ankureho umwanda. Amaraso ya Yesu Kristo nanyuhagire, icyo Satani yamboneragaho kimirwe bunguri n'ayo maraso. Haleluya. Amaraso arera kandi areza. Ayo maraso Yesu Kristo rero ndayagotomera, ajye mu magufa, ajye mu misokoro, ndayagotomera, ajye mu mitsi yanjye, ivange n'amaraso yanjye, ndayagotomera, ivange n'ubwonko bwanjye, ndayagotomera. Amaraso Yesu Kristo ivange n'amaselule akoze umubiri wanjye. Haleluya. Kuva mu bwonko bwanjye kugera mu bworo bw'ibirenge byanjye hagera amaraso Yesu Kristo, yayandi arogora, yayandi ahumanura, yayandi yera kandi akeza, yayandi abatura, yayandi akuraho umwanda. Haleluya. Ayo maraso yawe meza natubohore, natweze, nadutunganye. Haleluya. Tubonekweho na rya jwi ridutsindishiriza nonaha tukiyavuga. Ayo maraso Yesu Kristo nonaha natubonekeho, maze mwami, haleluya, natwe tubonekweho na rya jwi ryiza ridutsindishiriza. Haleluya. Ndatura amaraso Yesu Kristo mu ngingo z'umubiri wanjye, ndatura amaraso Yesu Kristo ku mazina yawe, ndatura amaraso Yesu Kristo mu biganza byanjye, ndatura amaraso Yesu Kristo ku mwuka wanjye, ndatura amaraso Yesu Kristo, haleluya, ku birenge byanjye n'intambwe zanjye, ndatura amaraso Yesu Kristo. Nambeho, nambohore, nanyize, nantunganye, nandogo, nampumanure, namvuganire nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Yesu we, ni amaraso meza. Satani yayatubonyeho aratsindwa. Abamukoreyo bayatubonyeho baradutinya. Ayo natugaragareho nonaha, ndayavangavanga n'ingingo z'umubiri wanjye, ndayavanga n'umwuka wanjye, ndayavanga n'amarangamutima yanjye, ndayavanga n'ibyanjye byose we bigaragarwemo n'ayo maraso meza, amaraso ya Kristo. Nonaha tugisenga, nonaha tugisenga, nonaha tugisenga, nonaha tugisenga. Inzandiko z'ibirego zari ziri ku mazina yanjye zimirwe bunguri n'amaraso Yesu Kristo. Imivomo n'amagambo y'abantu babi yarindiho n'imirwe bunguri n'amaraso Yesu Kristo. Ibyaha biva muri kamere yanjye nibimirwe bunguri n'amaraso Yesu Kristo. Amaraso meza yayanda tweza ayatugaragareho mu izina rya Yesu. Haleluya. Maze twemerwe, maze Imana itwemere. Haleluya. Ayo maraso Yesu Kristo natugaragareho, rya jwi ryiza riyagendamo ridutsindishirize nonaha. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ugiye gukoresha umuvu w'amaraso Yesu Kristo ufungura imiryango yawe yari ifunze. Umuvu w'amaraso Yesu Kristo ufungura imiryango yawe yari ifunze. Turafungura imiryango y'ijoro, turafungura imiryango y'umugisha, turafungura imiryango y'ubutunzi, turafungura imiryango inyuramo abantu b'umumaro, turafungura imiryango inyuramo amasezerano Uwiteka yagusezeranyije, dukoresheje umwuzure, dukoresheje umuvu w'amaraso ya Kristo. Haleluya. Turasenga zina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nkoresheje umwuzure w'amaraso Yesu Kristo, ndafungura imiryango yari ifunze ku buzima bwanjye, imiryango y'ijoro, ya yindi inyuramo ibyiza Uwiteka atanga. Menagura icyayifungaga nkoresheje umwuzure w'amaraso Yesu Kristo. Imfungukire, ijoro rimfungukire nonaha ngisenga ibyiza Uwiteka atanga bivuye ku ntebe ye yera kandi isumba byose, nongere mbibone mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nkoresheje umwuzure w'amaraso ya Yesu Kristo, nafungura imiryango yari ifunze mu izina rya Yesu. Menagura
ibyari bifunze imiryango ingezaho ubutunzi menagura, ibyari bifunze imiryango ingezaho ubutunzi n'ubukenda menagura, ibyari bifunze imiryango ingezaho ubutunzi n'ubukire, umwuzure w'amaraso Yesu Kristo ubihitane ubimire bunguri, maze imiryango ingezaho ubutunzi n'ubukire yari yarifunze, Uwiteka Imana Nyiringabo nonaha nifungurwe, haleluya, nifungurwe, haleluya, n'umwuzure w'amaraso Yesu Kristo. Haleluya, mu izina rya Yesu nonaha tugisenga ndakoresha umwuzure w'amaraso Yesu Kristo. Haleluya, ndafungura amarembo, haleluya, angezaho amasezerano, amarembo amasezerano yanjye anyuramo yuzura ndayafunguza, umwuzure w'amaraso Yesu Kristo menagura icyari cyarayafunze, nkategereza amasezerano nkaheba ko, nkategereza ko yuzura nkaheba, menagura icyari cyarafunze ayo marembo, menagura icyari cyarafunze ayo marembo, menagura icyari cyarafunze ayo marembo, menaguza umwuzure w'amaraso Yesu Kristo ndarimbura ibyari byaritambitse mu marembo anyuramo amasezerano yanjye ngo yuzure mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka we nonaha nkuyeho burundu ibyitambikaga mu marembo manini anyuramo amasezerano yanjye akuzura mu izina rya Yesu Kristo. Umwuzure w'amaraso ya Yesu, umwuzure w'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti, 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 umwuzure menagura mu izina rya Yesu icyari cyarafunze amarembo anyuramo abantu b'umumaro, menagura mu izina rya Yesu ibyo bibariyeri byose byari byarafungiranye abantu b'umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Nkoresheje umwuzure w'amaraso Yesu Kristo menagura, nsenyera Satani buri kintu cyose cyari cyarafunze umuryango, imiryango inyuramo abantu b'umumaro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nonaha mbohoke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwuzure w'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya, ndawutembesha iburasirazuba bw'isi, menagura ibyari bihafungiraniye, menagura ibyari bihahagaze bibera amabariyeri, umugisha ugomba guturuka iburasirazuba bw'isi. Aho uwo ngo nawo, haleluya, nongere nkubone mu izina rya menagura ibibariyeri byari iburengerazuba bw'isi, amarembo yaho mu kirere cy'iburengerazuba bw'isi amfungukire mu izina rya Yesu. Menagura ibyari biri mu majyaruguru y'isi, menagura ibyari biri mu majyepfo y'isi, umwuzure w'amaraso Yesu Kristo unyure mu birere bine by'isi. Haleluya, aho ngomba guherwa umugisha nkuhahererwe mu izina rya Yesu, aho umugisha wanjye ugomba guturuka ntagire icyo uhagarika. Menagura ibyafungaga amarembo yanjye, haleluya, nkoresheje umwuzure w'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, ntihagire amarembo asigara afunze ku buzima bwanjye, ntihagire amarembo asigara afunze ku mazina yanjye, ntihagire amarembo asigara afunze ku muhamagaro wanjye, ntihagire amarembo asigara afunze ku rugo rwanjye. Menagura icyafungaga amarembo y'umugisha we, menagura icyafungaga amarembo angezaho ibyiza, menagura icyafungaga amarembo angezaho amashimwe, menagura icyafungaga amarembo angezaho ubuhamya bushya. Haleluya, 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 haleluya. Tubohorwe n'umwuzure w'amaraso Yesu Kristo nonaha tugisenga mu izina rya Yesu. Haleluya, tubohorwe, tubohorwe, haleluya. Amarembo atugezaho ibyiza afunguke mu izina rya Yesu, amarembo yacu yose afunguke, nitwongere kubona bariyeri n'imwe. Haleluya, 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 amen, 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 amen. Haleluya, twari tuvuze ngo haleluya, ngo tukumvane amashimwe mashya. Haleluya, 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 haleluya. Twari tuvuze ngo tukumvane amashimwe mashyashya. Haleluya. Nonaha rero turacyasenga Imana, turacyasenga Imana. Reka dusenge nanone tuvuge ngo haleluya.
dusenge nanone dusengera ubuzima bwacu. Icyo nshaka dukora rero ni iki? Ndashaka kugira ngo nimba wenda ubasha kunamuka tuba ari byo dukora, tujye twunama twunamuke, hanyuma dutumure dutumure igihanda cyagucishaga bugufi kikavuga ngo ntuzigere ukomera. Uranyumva neza? Ndashaka ko dutera igihanda cyagucishaga bugufi kikavuga ngo ntuzigere ukomera. Haleluya. Nimba kitagaragara turagicisha bugufi, nimba cyambaye umubiri w'umuntu turagicisha bugufi, nimba cyambaye umubiri w'inyamaswa turagicisha bugufi. Urajya rero ukora akantu kameze nka geste, uname unamuka. Haleluya. Hari n'umuntu numva usa n'urwaye imbavu, uwo nawe nitwunama twunamuka arumva imbavu ze zikira. Ndabara gatatu rero, twuname twunamuke tumenagura igihanda cyagucisha abagabo bugufi kikavuga ngo ntuzakomera. Haleluya. Buriya ijambo ry'Imana rikunze kuvuga yuko turaba imbere, ko turi imitwe tutari imirizo. Haleluya. Ko turi umugisha tutari babandi bo hasi baciriritse. Imana rero hari ukuntu iyo tuvugaho itugaragazaho ko turi umugisha ukomeye, igaragazaho ko turi imitwe tutari imirizo. Hari ukuntu ijambo ry'Imana riduha place ya mbere. Niyo usomye ibyanditswe byera ugenda ubona position twahawe ko twicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka. Donc tuhabwa muri ya position isa naho ari nzima, isa naho ari iya mbere, isa naho wenda icyo twakwita ngo ni first class. Urumva rero ibiciritse si ibyawe, ibiciritse si ibyanjye, ibyoroheje si ibyawe, ibyoroheje si ibyanjye. Haleluya. Haleluya. Tugeraho kuba dusenga tumenagura igihanda kigucisha bugufi kikavuga ngo ntuzakomera, tukimenagurane n'ingabo zacyo. Haleluya. Ikivuga ko utazakomerera mu kazi, ikivuga ko utazakoma muri famiye yanyu, mu maraso y'iwanyu utazakomera, ikivuga ko aho utuye utazakomera, ikivuga ko aho usengera utazakomera, ikivuga yuko imyaka ugeze mutazakomera. Tumenagura icyo gihanda. Ndabara gatatu rero, tujye twunama twunamuke tumenagura icyo gihanda mu izina rya Yesu Kristo. Turakimenaguza amaraso Yesu Kristo, turakimenaguza umuriro w'Imana, turakimenaguza inkota ikomeye y'umwuka wera. Haleluya. 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 1 2 3. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, menagura icyo gihanda kiducisha bugufi cyavugaga ko tutazakomera. Twongere twuname 1 2 3. Turamenagura icyo gihanda cyavugaga ko tutazakomera. Menagura icyo gihanda kitubuza gukomera. Ikibivuga gishingiye ku maraso yacu turakimenagura. Ongera uname unamuke kenshi. Menagura izo mbaraga zitubuza gukomera. Ndimo njyewe ndunama nunamuka, nawe wuname unamuka mu izina rya Yesu. Menagura icyo gihanda kimbuza gukomera, kincisha bugufi kikambuza gukomera. Menagura ikigendera mu maraso yaho mvuka kimbuza gukomera. Menagura ikigendera mu maraso yaho mvuka kimbuza gukomera mu izina rya Yesu. Menagura icyo gihanda ndakimenaguza inkota y'umuriro w'Imana. Menagura icyo gihanda ndakimenaguza umuriro w'Imana. Menagura iyo mbaraga ndayimenaguza umwuzure w'amaraso. Menagura iyo mbaraga indekure ive ku buzima bwanjye. Haleluya. Ive ku mazina yanjye. Haleluya. Yo kimenagura icyo gihanda. Duhere mu maraso y'iwanyu. Reka dusubire inyuma gatoya. Duhere mu maraso y'iwanyu. Igishingira ku maraso y'iwanyu bikavuga ngo ntimugomba gukomera, tugiye kukimenagura. Menagura unamuka tura. Menagura iyo mbaraga ishingira ku maraso yaho mvuka. Menagura iyo mbaraga ishingira ku maraso yaho mvuka ikavuga ngo ngomba gucishwa bugufi, singomba gukomera. Menagura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wagihanda we, nimba wambaye umubiri w'umuntu, nimba wambaye umubiri w'inyamaswa, nimba ugenda mu cyuka cyangwa se mu muyaga no mu kirahano tutasi, menaguza inkota y'umuriro w'Imana.
mera gusumira w'umwuka wera urarekura ubuzima bwanjye. Njyewe ndi umutwe ntabwo ndi umurizo, byamamaze. Ndi umutwe ntabwo ndi umurizo. Haleluya. Mubwire ngo ukibwira uti ndi umugisha, njyewe ndi umugisha. Haleluya. Amahanga agomba guherwa umugisha kuri jyewe. Haleluya. Byamamaze ko amahanga agomba guherwa umugisha kuri wowe. Haleluya. Ongera usubiremo ngo ndi umutwe sindi umurizo, ndi umutwe sindi umurizo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndi umutwe ntabwo ndi umurizo, kandi amahanga agomba guherwa umugisha kuri jyewe. Haleluya, 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 haleluya. Vuga ngo ndi umutunzi ntabwo ndi umutindi. Byamamaze uti ndi umutunzi ntabwo njyewe ndi umutindi. Haleluya, haleluya. Ndi umutunzi ntabwo ndi umutindi. Haleluya. Uti ndi umugisha, ndi umugisha, kandi amahanga agomba guherwa umugisha kuri jyewe. Mu izina rya Yesu Kristo. Ongera byamamaze ngo ndi umutwe sindi umurizo, ndi umutwe ntabwo ndi umurizo, ndakomeye, mfite icyubahiro, ndi umunyacyubahiro, ntabwo ndi umugaragu, ntabwo ndi umuretwa, ntabwo ndi umucakara. Byamamaze, ntabwo ndi umugaragu, ntabwo ndi umuretwa, ntabwo ndi umucakara, ndi umunyacyubahiro cyinshi muri Kristo Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Imana yacu ihimbazwe cyane. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Twagira ngo tubanze turebe ubuhamya bwanyu bene data. Nimba nyuma y'amasengesho tumaze gusenga, hari n'uwo twabwiye uko ababara cyane imbavu, ko arwaye imbavu, nawe nimba yabohotse nawe abitugaragarize. Haleluya, maze dushima Imana kubwe. Hanyuma niturangiza kureba ubuhamya bwanyu byibura nk'ubw'abantu nka 5, turakubita iki gihanda kiva ku nama z'abagome, kiducesha bugufi ku inama mbi z'abagome. Haleluya. Reka rero turebe. Hari uwanditse aravuga ngo tumenagura igihanda mbizi icyuya. Bohoka mu izina rya Yesu. Undi ati ncitse intege ndi kwiruhutsa. Thank you Jesus. Wovuga ngo ncitse intege ndi kwiruhutsa, uravuga ngo wari waranyisasiye ndamwigaranzura. Senga iryo sengesho tugisoma ubuhamya, hanyuma ugaruka utubwire ikikubayeho, kiraba gikomeye cyane. Wari waranyisasiye ndamwigaranzura. Wavuze ngo ncitse intege ndi kwiruhutsa, senga iryo sengesho uvuga ngo wari waranyisasiye ndamwigaranzura, hanyuma ugaruka utubwire rero ubuhamya. Okay, hari undi uvuze ngo dutangira gusenga mu maso harimo ibintu bimeze nk'amabuye, harimo ibintu bimeze nk'amabuye ariko byashize. Thank you Jesus. Undi aranditse ngo dusenga namukowe cyane. Bohoka burundu mu izina rya Yesu. Undi ati twunamuka numvise umuyaga uca mu rutirigongo. Bohoka mu izina rya Yesu. Haleluya. Undi ati ni njyewe waribwaga mu mbavu dusenga narutse mbiri ibyuya sora na gaze. Haleluya. Wakize neza. Thank you Jesus. Undi ati ntuzi imibi myinshi ndaciragura. Bohoka mu izina rya Yesu. Undi ati ngikira ngo ariko nkomeje kuribwa akaguru k'iburyo karahinda umuriro mu kirenge, gakunkumura utumure cyahagazemo diyawe ugitumure mu izina rya Yesu. Undi ati ndishima ku birenge byombi. Wowe rero wanditse ngo ndishima ku birenge byombi, bikurure nako bikunkumure, uvuga amagambo abiri yoroheje. Uti ndasayura ibirenge byanjye mu biraro by'inka. Ubona ari nk'ahantu hari nk'icukiro, cyangwa se icukiro nimba ariko babyita hahandi icukiro ry'amase y'inka. Okay. Uti ndakura ibirenge byanjye mu icukiro ry'amase y'inka no mu biraro by'inka. Urajya kumva nako uratubwira
ikibaye reka ne kukivuga urakivugira ugarutse gutanga ubuhamya. Haleluya. Kandi izo mbaraga z'Imana ziranyura mu mubiri wawe wose, ukura ubuzima bwawe mu icukiro ry'amase y'inka. Hanyuma uraza kutubwira igitangaza muri iyi minsi, kuko Uwiteka bakuzituye. Undi ati nagize isereri ndayura nsora na gaza. Imana yacu rero urumva ko ari Imana iri kutubohora, kandi ko ari Imana ikoze ibikomeye cyane. Ndagira ngo wa undi twabwiye kwigaranzura wamwisasiye aza tubuhamye turebe, atwandikire turebe uko bimugendeke, hanyuma dukomeze n'irindi sengesho ryo kumenagura ibihanda biducisha bugufi bivuye ku nama z'abagome. Abagome batwambura gukomera, tubatere tubatatanye tubakore ku mazina yacu. Hari undi wanditse ati njyewe ngize agakorora ndababara igice cyo hasi mu mugongo, aho umugongo urangirira. Kubitamo umuhanduzi twarayikwigishije my dear. Ukuremo icyo kintu kihahagaze maze turumbukane n'iyo nkorora iri kukubuza amahoro. Ariko Yesu agira neza yemwe. Haleluya. Wa undi ndabona yaje ari kuvuga ngo ndi kubira icyuya cyinshi. Bohoka rwose, wari warakwisasiye. Ariko abantu ni abagome kabisa kabisa kabisa. Wari warakwisasiye rwose umwigaranzure. Haleluya. Ibohore kabisa, ongera urisubiremo nka kabiri, ubivuge nka gatatu. Wari waranyisasiye ndamwigaranzo yatumuke, ubwo bivuge gutyo gatatu mu masegonda 3, hanyuma ugaruke noneho tubwire ibikubayeho n'ubu ukibasha kuvuga simbizi. Haleluya. Ariko iki ni igitangaza noneho rero ndabona bikomeye. Haleluya. Hari uwanditse aravuga ngo naraye ndose banyiba banyanganya urufunguzo rwo kwa kazi kandi ndubona nasenze ndabihakana. Mwamfasha mukanyobora ukundi nasenga. Abakwambura akazi, abarozi urumva bari kukwambura akazi, bakubita ayo maboko kwambura akazi yavune n'uwagutumweho umukubita inkota umushyire hasi y'ibirenge byawe muri bate, uvuge ngo aka kazi nagahawe n'Imana nta wakanyambura. Ariko se bakwambura akazi nkande koko? Haleluya. Aravuze ati njyewe ndumva mu itako ry'ibumoso hakindya, ariko ahandi hakize kunkumura my dear. Gira vuba vuba ahubwo ugaruka tubwire uko bigenze. Undi ati pastor nanjye nagize igitero ndi gushaka kujya short call nagerayo bikanga. Since okay, ubinyandikire kuri WhatsApp unsobanurire, nubwo ndahantu bitari kunkundira kubona umwanya cyane, ariko ndaza kugerageza nsome WhatsApp yangu usubize. Undi ati ariko ubwo ni nka sinzi uze kugera uhita usiga message, sinzi ko wenda hari ahantu ndi ntago mfite umwanya pe, ariko ndaza kugerageza. Undi ati nasenga gute nawe aho nashyira muhanduzi? Okay, ni wewe ubinyandikire neza unsobanurire kuri WhatsApp ndaza kuyobora. Gusa n'undi ntago ndi kubona umwanya, niyo mpamvu hari n'abanyandikiye ntarabasubiza munyanganira, ariko ndaza kubasubiza cyangwa se. Undi ati dufunguza amarembo yacu y'ubukire, nabonye mu irembo ryanjye hatabitse ijanja ry'ikinyamaswa ntamenye. Risukeho umuriro rikongore. Haleluya. Undi ati ndi kwayura cyane. Okay, Imana yacu rero itugire neza n'ukuri pe. Wa muntu twabwiye kwigobotora wamusasiye yaba agihumekara ko byari bikaze, nabonaga bikaze. Uwo twabwiye gusayura intambwe ze mu icukiro ry'amase y'inka, we byamugendekeye gute? Ko mbona mutagarutse kuvuga uko byagenze. Haleluya. Hari uwanditse ati nige wababaraga umugongo n'agakorora ndakize. Thank you Jesus. Undi ati njyewe amano yanjye y'ikirenge cy'iburyo arahindamo umuriro n'ibicuro kunkumura gatoya dia bitumuke mu izina rya Yesu. Haleluya. Murumva rero Imana yacu nihabwa icyubahiro, rimira tubohora cyane, irushaho kudukoramo umurimo, irushaho kutubohora cyane mu izina rya Yesu. Uriya rero bari barisasiye maybe ashobora kuba rwose yahwereye, kuko
yari imbaraga ikomeye cyane, ntabwo nayimubwira yazagira ubwoba, ariko icyangombwa nuko ari kubohoka. Nimba ugihumeka utahwereye uzitubwira uko byagenze. Undi ati pastor njyewe narose indege izenguruka hejuru nyuma mbona ni njyewe ishaka ndayihisha aho ninjiye. Drone z'abarozi zitere bombe atomique y'amaraso Yesu Kristo. Koresha icyo bita bombe atomique. Umva igifaransa atomic bomb, banza ari uko nguko babivuga hari. Kupite drone z'abarozi ziguhiga, petu yimene uyisandaze nonaha, nawe uzutubwira ikikubayeho nabwo kiraba gikomeye nawe. Kiraba gikomeye wo kabyara. Haleluya. Okay. Abo turindiye ubuhamya baraza kubuduha nyuma, reka dusenge kuko amasaha araturangiranye. Tugiye rero kongera twunamuka, hanyuma harya twe tuvuze ngo tugiye kumenagura inama z'abagome n'abagome batubuza gukomera. Bavuga ngo turabicariye, twicaye mu ntebe zanyu z'icyubahiro, mwebwe ntimuzakomera. Turambura intebe zacu z'icyubahiro tubakubite hasi. Tubari bati ndabara gatatu twuname twunamuka tumenagura izo nama z'abagome zitwambura gukomera. 1 2 3. Zina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mena orizo nama z'abagome zitubuza gukomera. Mena orizo nama z'abagome zitubuza gukomera. Bicisha inkuba y'Uwiteka, turabambura intebe zacu z'icyubahiro. Abumvaga ko mwari mwaricaye mu ntebe zacu z'icyubahiro, turabatera, turabarimbura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nonaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mwabagome mwari mwarankoraniyeho, mukavuga ngo sinzakomera, mukavuga ngo intebe yanjye y'icyubahiro ngo murayintwaye muyicema, bicishe intwaye umuriro w'Imana nabakura ku ntebe yanjye y'icyubahiro, bita hasi ndabagaragura mu ivu, nabakandagira ndabaribata mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Inama zanyu nzihinduye ubusa. Bita turimo turunama twunamuka, mwibuke ko ariko turi kubikora. Bita reko traze l'eglise d'Oriba Santa Ramondres. Mera muri imbaraga ziva ku bagome badutumweho, baducesha bugufi, bakatubuza gukomera. Tumenaguye imirimo yabo, tumenaguye ubucakura bwabo, tumenaguye imbaraga zabo, dusandaje ibicaniro byabo. Meragura turitandukanya n'icyo bakoze bakatubasha. Turakimenaguza amaraso Yesu Kristo, turakimenaguza imbaraga z'Imana. Nona menagurizo mbaraga. Tubahoke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, 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 amen. Nanone twatureye amagambo y'ubutsinzi. Ntabwo ndi umurizo, njyewe ndi umutwe, si ndi umurizo. Bimenyekane ko ndi umutwe, ntari umurizo. Byature kenshi bimenyekane ko njyewe ndi umutwe, ntari umurizo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bimenyekane ko njyewe ndi umutwe, ntari umurizo. Haleluya, haleluya. Bimenyekane ko njyewe nza mu ba mbere, ntari muri babandi b'inyuma. Oya, 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 oya. Bimenyekane ko njyewe ndi umutwe, ntari umurizo. Oh, haleluya, 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 haleluya. Bimenyekane njyewe ko ndi umutwe, ntari umurizo. Ongera waturutse, ndi umugisha kandi amahanga yose araherwa umugisha kuri jyewe. Mu izina rya Yesu ndamamaza yuko ndi umugisha kandi amahanga yose araherwa umugisha kuri jyewe. Mu izina rya Yesu Kristo ongera ubyature, uti ndi umugisha kandi amahanga yose araherwa umugisha kuri jyewe. Oh, haleluya. Ongera waturutse, ndi umutunzi ntabwo ndi umutindi. Oh, haleluya. Ongera waturutse, njyewe ndi umutunzi ntabwo ndi umutindi. Bimenyekane ko ndi umutunzi ntari umutindi. Oh, haleluya, haleluya. Byaturutse bimenyekane ko ndi umutunzi ntari umutindi.
Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ongera waturutse bimenyekane ko ndi umunyacyubahiro cyinshi, ntari umucakara, ntari umugaragu, ntari umuretwa. Bihakane, sindi umucakara, sindi umugaragu, sindi umuretwa. Ndi umunyacyubahiro cyinshi muri Kristo Yesu. Ndi umunyacyubahiro cyinshi muri Kristo Yesu. Ntabwo ndi umucakara, ntabwo ndi umuretwa. Oh haleluya. Bimenyekane cyane, bimenyekane hejuru mu ijuru, bimenyekane ikuzimu, bimenyekane hano ku isi, bimenyekane mu mahanga yose ko njyewe ndi umunyacyubahiro cyinshi, ntari umucakara, ntari umugaragu, ntari umuretwa. Ongera ubyature ngo ndi umutwe sindi umurizo. Haleluya. Ndi umutwe sindi umurizo. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Imana yacu niyamamare, nishyirwe hejuru. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mbere yuko dusaba umugisha, ndagira ngo turebe ba bantu twategereje ngo baduhe ubuhamya, hanyuma muze mutwandikire ubuhamya bwanyu. Bimeze gute? Uwo twabwiye kwigaranzura waramwisasiye, ese bimeze gute? Uwo twabwiye gukura intambwe ze mu icukiro ry'amase y'inka, bimeze gute? Uwo twabwiye gusenga, sinzi ubundi twabwiye gusenga ngo akubite bombe atomike, drone, bimeze gute? Okay, urabonetse ngo amen amena, ngo mpanuye iriya ndege mbizi ibyuya. Ongera ukubiteho nk'izindi bombe zirindwi. Urasanga ngisoma ubuhamya bombe zirindwi. Ongera ukubite bombe zirindwi mu kirere cyawe. Twumva iki kubaho kindi? Hey haleluya. Haruvuze ati nkimara gusenga numvishisha akayaga mu mubiri wanjye nyuma yo gusohora ibirenge byanjye mu isayo. Okay, muri iyi minsi iri imbere uzaza utubwire igitangaza cyakubayeho gifatika. Oh haleluya. Ntiwumva wari waraheze hariya kabisa. Imana ikugiriye neza kandi ikurinze n'indwara y'imitsi y'amaguru, hina amavi yawe uhinura. Urasanga bya bindi byari bimeze nk'amashanyarazi byari birimo nabyo byavuyemo. Uze wongere wandike ubuhamya. Oh haleluya. Hari uwanditse okay, uyu ni wa wundi wigaranzuye abamwisasi ngo nacitse intege cyane, ngo ikira. Yes, nacitse intege cyane no kuvuga simbishoboye, no guhaguruka nabaye nk'utaye ubwenge. Ariko kirakurekuye pe, ushatse wavuza akavigaregere aho uri hose. Ushatse wavuga akavigere, Uwiteka cyakora aragutabaye. Sinzi igitangazo ugiye kubona ntacyo, ariko kirahari. Ni ukuri pe, umva reka nkubwire. Ni ukuri nkubwije ukuri ko ugiye kubona ibitangaza. Iyo yari password tutigeze tumenya, n'abaguhanuriye n'abagusengeye iyo password ntibigeze bayime. Naho rwari ruzingiye, ugiye kubona ibitangaza. Sinzi ibyo wasengera, ugiye kubona ibitangaza. Wavuze ngo utaye ubwenge. Aravuze ngo mama rikuruka yacitse n'intege pastor. Kora ku mutwe we umubwire ngo akira imbaraga z'umwuka wera itazanzamuka, n'ibisigizi bitumuka. Ugaruko tubwire ubuhamya uko bigenze, kuko turimo turegera umusozo. Haruvuze ngo turimo gusenga ncitse intege nkinanura cyane. Sa nusubiza amaboko inyuma. Urabona kwa kundi winanura ariko amaboko atagiye hejuru. Usa nukora akantu k'agasiporo, uhuze urushyi rw'ukuboko rw'ibumoso n'urushyi rw'ukuboko rw'iburyo. Aho hagati harimo ikintu giturike, maze ugaruke nawe utubwire uko bigenze. Icyo kintu gishinze hagati mu rutirigongo rwawe. Urabona nka kundi bafunga umuntu bakamufungira inyuma. Usa n'uhuze inkokora. Bikore nka 2 3. Hagati y'urushyi rw'ukuboko ibumoso n'iburyo harimo ikintu gishinzemo. Wumve urumva gituritse, hanyuma ugaruke utubwire bikubayeho. Dusoze dufasha gushima. Unati njyewe ndumva ibicuro mu mbavu z'uburyo. Bohoke mu izina rya Yesu.
undi ati njyewe twihakana gucishwa bugufi hose mbiri ibyuya kandi mu kazi abarezi barwaniraga kwicara mu mwanya wanjye iyo nabaga mpagurutse ntibazongera kubishobora. Yesu we hazagira uwicare maze ashya akabuno ke. Uzabona bashita ubuno twabasha bihorere. Undi ati pasita dutera abatwamba intebe y'icyubahiro mbizi icyuya ngira umwuma mwinshi mu kanwa ariko birashize nawe bazongera bagukinishe barore. Ariko Yesu ni umwami. Wowe uvuga ngo pasita ngo agatuza ke kari gushya, nakubwiye ngo kora ku mutwe we ku gahanga umwohereza imbaraga z'umuriro w'umwuka wera, hanyuma umureke hanyuma akore operasiyo, turajya gusoza yabohotse ameze neza cyane. Ni ibisigisigi birimo bitumuka, ntugire ikibazo ntugire ubwoba, mama wawe rwose ntacyo. Hari uwanditse ati ese ko noneho hari amavuta ko mbona byaryoshye ngo nohereje izindi bombe 7 kuri ya ndege maze nturi mibi ndanaciragura. Haleluya! Ntibakikubonye rero ubwo wabacitse kabaye byarangiye. Abahigi bahigaga ubuzima bwawe baratatanyutse karabatuye bamahoro mu izina rya Yesu. Oh haleluya, haleluya. Aravuze ngo ndumva mu mugongo hacamo umuriro mfitemo n'agasesemi. Nabikubwiye gukora inshuro zingahe uhuza inkokora wowe harya? Ni imwe n'ebyiri. Ongera ubikore nk'inshuro nk'eshatu ukoreshe imbaraga. Uturitse icyo kintu urabyumvira no mu gatuza. Utarabyumvira mu gatuza operasiyo bitaragenda neza. Urumva? Kora nk'inshuro zingahe uhuza inkokora uturitsa. Haleluya. Imana yacu rero nihabwe icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Wowe haleluya, wowe uri kuvuga ngo urushyi rw'ukuboko iburyo rurakubabaza, kunkumura ukuboko kose kw'iburyo ntabwo ari urushyi rw'ukuboko, ahubwo ni ukuboko kose gufite ikibazo. Kunkumura vuba ntumuri iyo mbaraga n'ikiyoka. Menagura yo baraga y'inzoka baguterereza ngo ikunyage. Ariko iki ni igitangaza. Wowe uvuze ngo urushyi rw'ukuboko kwanjye kw'iburyo rurambabaza, reka dutere iyo kunkumura cyane n'imbaraga, hanyuma dutere iyo mbaraga y'inzoka ikunyaga ubutunzi karya icyo kintu cyose wagombaga kubona. Kandi uraza kubona ikimenyetso mu kazi nawe uze kuduha ubuhamya. Menagura baraga icyaka turitera. Menagura tore gukiza iyo nyatsi yajyaga igotomera ibyawe. Ibibazo wari ufite mu kazi birangire, ibyo wari ufite mu rugo birangire, ibyo wari ufite financial crisis wari ufite irangire mu izina rya Yesu. Bikugendekeye gute? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari uwanditse ngo njyewe amaso yanjye ngo numva harimo ibintu bimeze nk'ibihu pastor. Ibyo ako na petit problème kozaho muhanduzi gatoya gusa avuga ati tumuka satani. Hanyuma uzuduha ubuhamya wari tureba nk'agahinja. Wowe uri kuvuga ngo pastor byanze gushira, nakubwiye ngo tuza umwuka w'Imana, nakubwiye ngo mukore ku gahanga umuriro w'umwuka wera yinjire mu buzima bwe umwihorere. Umwuka w'Imana arimo arakora operasiyo. Ibyo ni ibisigisigi uko imbaraga yari yamufasha irimo irahunga. Ashobora no gukomeza kuruka akaza no kudiyara, ariko ni operasiyo. Icyari kimufashe cyahunze uwo mubyeyi. Urumva? Ubu ni operasiyo y'umwuka w'Imana arimo ni nkaho arimo aramukorera isuka mwoza gusa bisanzwe dusigisigi dutumura. Haleluya. Ntugire ubwoba, ntugire ikintu na kimwe rwose ugira iki kibazo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haruvuze ngo mfite inkorora igiye kumara umwaka pastor. N'ubwa mbere usengeye hano kurubuga, ntabwo uzi gukoresha umuhanduzi ngo muvana amahembe mu gatuza kawe no mu bihaha byawe. Bikore none hamwe isegonda rimwe, ntutinzeho. Kubitemo umuhanduzi hagati y'amabere yawe, uvanemo amahembe mu bihaha byawe iburyo n'ibumoso. Bihaha ni bibiri, hari igihaha cy'iburyo n'icy'ibumoso, utumuremo ayo mahembe nako kanya. Vuba vuba bikora uzuduhamya. Bana kuvuga ngo warahanduye ryarize.
iyo uhandura biba byarakize. Undi ati urutugu rwanjye rurakize n'ukuboko kwanjye kubashije gusubira inyuma. Yo haleluya. Wowe uraza ikimenyetso kiri mu kazi kawe uzaza kukitubwira. Reka nayo kwirwa mbivuga, ariko mu kazi ugiye kubona ikimenyetso cy'uko icyo kiyoka bari baraterereje ukuboko ku buryo gitumutse. Uzaza ubitubwira. Uwo tubwiye guhandura mu gatuza warangije, ngwino tubwire vuba vuba kuko ngiye gusoza vuba vuba dusaba umugisha. Undi ati pastor nanjye ukuboko kw'iburyo kurambabaza, ariko se nkawe koko umuntu turamubwira ngo nakunkumure, wowe ntukunkumure, uri mu biki, urangariye mu biki? Kunkumura uzuduha ubuhamya vuba vuba, ntabwo nshaka ibyo bikubabaza. Vuba vuba. Undi aravuga ngo amaguru araremereye. Nk'ibyo ni ibintu byoroshye cyane, wagombye kuba wayakunkumuye iyo midido y'abarozi ukayibasubiza. Uranyumva neza? Gira vuba vuba, ureke kutwirirwa utuvugisha nona. Vuba vuba ugaruke uduha ubuhamya. Kandi nta minota mfite, ndashaka gusoza, ngiye kuyobora andi masengesho vuba vuba. Undi ati ukuboko kwanjye kw'ibumoso kurakamo umuriro. Nawe you do the same. Nawe kunkumure vuba vuba, kandi mugaruke mushyireho mutange ubuhamya vuba vuba. Muri he ariko ko murimo muratinda? Nta kwizera mufite? Mufata ukwanjye basi. Undi ati numvishe bihinguranya mu gatuza, aho umugongo ntukiri kundya. Sinakubwiye operation we ibaye complete. Abandi twabwiye bimeze gute? Wowe icyawe kirakemutse. Bamubyara cyaka umuriro mu gatuza. Ntugire ubwoba rwose, operation mukabera irimo neza. Abandi twabwiye ko muri gutinda. Undi ati pastor nanjye urushyi rw'akaboko kurakize n'umugongo urakize, ntureba ati wari uri mutinda mu makoni. Satani tugomba kumuzengereza. Undi twabwiye uburemere bwa imidido y'abarozi yagiye ku birenge byawe, byari biremereye. Oh haleluya. Hari uwanditse ngo nanjye mprofitiye mu kavuyo nkunkumurana na mwene data ukuboko mpita mbona umuntu amaye check in US dollars. Ni modoka ya Jeep ya black. Niwumva mu kanya ejo bundi uzayidufotorore wayibonye, hanyuma utwereke kuwiteka yishe igihanda. Undi ati nkunkumu yakaguru karemereye ndumva karuhutse. Numva kararuhutse. Mutinda mu makoni, sinzi ibintu murimo n'amahindo y'abakombata ba Jesus. Oya ubwo ni ba Jezi, bakombata ba Jezi. Noneho rero ibintu byo kwirwa mvuga ngo sinza kamfashe, ubi strategy umaze kuzimenya, nta bintu byo kujya mu ndushya. Ubu amavuta y'Imana bariho, imbaraga z'Imana zikuriho, akantu kafata ukuguru kunkumuruka gasubiza nyirako. Haleluya. Imana uyu muntu aravuze ngo cyane nzafatura nzanye n'itsiro ryinshi. Iki ni igitangaza. Umva rero. Haravuze ngo njyewe amaguru yararemereye ndabikoze mbabara mu ntege ariko birashize. Ntiwumva ati Satani tugomba twige kumuzengereza zengere. Wa mugane wa mwana ahinduka ikizongereza. Haleluya. Ndi mpanduye inkorora ndamokorwa nduki urufuro. Ntiwumva koko ngo wari warahanduye hehe ko watubeshyaga koko? Nturumva ubwo amahembe aratumutse. Ejo nizere ko nta nkorora izabikirimo. Imana rero ihabwa icyubahiro. Mwami turagushima, tuguhaye icyubahiro. Imbaraga zawe turazibonye, gukora ko mwuka wawe turabibonye, kandi gukora kwa amaraso nabyo twabibonye. Dusabye umugisha kuri mwene data wateranya aya masengesho mu izina rya Yesu. Tugusaba umugisha mwene data wo kuba amahoro, wo kugubwa neza. Oh haleluya. Imbaraga z'Imana ziba arizo zigutwikira, icyubahiro cy'Imana kiba aricyo kigutwikira, ubuntu bw'Imana bari ko bugutwikira, ineza y'Imana bari gutwikira. Oh haleluya. Tubona ubutware, tubona icyubahiro by'Imana ishobora byose bigutwikira, tukumva na mahoro.
tukumvane ubuhamya buke, tukumvane amashimwe, tukumvane indirimbo nshya, tukumvane kwaguka, ayiwe tukumvane gushima izina rikomeye rya Yesu Kristo ko ryagukoreye ibikomeye. Tukwateho umugisha, ineza y'Imana ikugenda imbere, ikugaragazeho gukomera kw'Imana ishobora byose, ikugaragazeho ibitangaza biremwe nonaha bishyashya byadutse mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 amen.